Muraho neza abakunzi banjye nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza kandi natwe tumeze neza hano. Reka mbabwire ngo mugire umunsi mwiza bitewe n'igihe uri kureba iyi video, kandi ugire igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza. Reka rero mbanze nshimira abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mwese mukomeje kutwandikira muri comment cyangwa kuri telefone zacu, mukomeje gukora like mutubwira ngo amasomo ni meza cyane, amasomo ari kugenda neza, kandi mbabwira ngo iyo mudushyigikiye muri comment mukatubwira uko bimeze, natwe bidutera imbaraga zo kugira ngo dukomeze dusangire byinshi kandi byiza. Akamaro k'iyicano no kugira ngo twese twigire hamwe amasomo y'ingenzi yadufasha kugira ngo tuzamure ubuzima bwacu, twiteze imbere kandi tugire imiryango myiza. Murababwira ko umuryango mwiza ni umuryango ufite abana beza, ufite n'ababyeyi beza, kandi bose bafite icyerekezo cyiza. Reka rero mbabwire ngo isomo ry'uyu munsi niringiri, reka twifatire ikayi n'ikaramu twandike ibintu bitanu byatuma ugera ku ntego zawe. Abantu benshi rero bakunda kumva ko kuba ufite intego ari ukuba nyine ari ufite icyerekezo runaka ushaka kugeraho, ariko bikarangirira aho ngaho. Ariko ntago bafata step, intambwe ukwiye gutera kugira ngo ugere kuri za ntego, kuko buri muntu wese aba afite inzozi. Twese dufite inzozi runaka, buri muntu wese afite inzozi runaka. Buri muntu wese umubaje ngo se ni ikintu ushaka kuzageraho, buri wese yakikubwira, ariko buri wese ntago ari tayari kuba yakubwira ngo nzaca muri izi nzira kugira ngo cya kintu nkigereho. Ndabikubwira rero impamvu ibi bintu ndabikubwira kubera iki. Nanjye hari igihe nageze, hari igihe nabayemo mfite ubuzima budafite intego, budafite ahantu bwerekeza, meze nk'umuntu uri mu kirere. Ariko hari amasomo nagiye niga, ngenda nita ku buzima, ngenda nita ku bintu bimwe na bimwe, ari byo byatumye ngera aho ngeze. Kuba narabayeho mu buzima bubi, ndi mayibobo, nkavamo nkajya mu ishuri, nkazamuka nkarangiza kwiga segonderi, nkarangiza kwiga kaminuza, nkabona akazi, nkaba ndi umupapa, nkaba mfite ibyo nkora. Ibyo byose hari icyo byampaye, hari n'amasomo nigiyemo. Ufite amahirwe rero kuko aya masomo nge nshobora kuba narayize nabi, bitewe n'iki, kubera ko ntari narabonye aho mbyigira mbere. Ariko uyu munsi nkaba ngiye kugusangiza ubwo bumenyi. Niba uri tayari, niba hari ahantu ugera mu buzima ukavuga ati kubundi mbereyeho iki, ko ntazi n'impamvu, ntazi n'igikurikira mu buzima, iyi video birakureba. Turi tayari rero, reka twikomereze. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kuba uzi mu buzima bwawe, ni ukuba uvuze ngo ese ufite icyerekezo, ufite icyerekezo, ufite vision. Vision ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikintu kubera ko wabonye abandi. Hari ukuntu umuntu umubaza ati se wowe wumva ushaka kugera kuki, akubwira ati rero nshaka kuba umuntu ukomeye. Urugero, kuba umuntu ukomeye ntabwo ari vision, kuko ni ibintu muri rusange. Ukomeye muki, ugomba kuba uri specific mu kintu, muri ya ntego, mu ntumbero yawe. Niba uri umunyeshuri ugomba kuba uri specific. Ndi kwiga business management, ese ni ukuzakorera abandi, ni ukuzagira business yanjye. Iyo ntego ikaba ihari runaka. Hari business nyinshi zakorwa, ese ni ugukora business iyo ari yo yose, cyangwa hari business runaka numva nzakora. Ibyo nibyo bita vision. Impamvu rero vision ari ingenzi ni ukubera iki? Kuba ufite intumbero nibyo bintu byose bihatse ibindi bintu byose wageraho mu buzima. Za ntego zawe ntabwo wazigeraho zidafite icyo zigufasha, kuko buri ntego yose umuntu aba ashaka kugeraho, bya bindi twita inzozi, kugira ngo ugere ku nzozi zawe no kuba ufite intego, no kuba ufite intumbero ushaka kugeraho. Yo rero turabizi neza ko iyo udafite aho uva ntabwo umenya aho ujya. Vision yawe igomba kuba iri tied, cyangwa ifatanye n'intego, ifatanye n'aho uvuye. Rero ntabwo ugira intego udafite amateka. Amateka yawe ni ayahe?
agufasha iki kugira ngo umenye ahantu uri kwerekeza. Njye nabaha nk'urugero kubera ko navuye mu muryango w'abantu batize, numva mfite inyota yo kuziga nkaba umwe mu muryango ugeze mu mashuri, ugeze muri segonderi. Numvaga byanze bikunze kujya kwiga nkagera muri segonderi ari ikintu gikomeye. Aho ngaho ni iki? Ni amateka. Ikindi nanone, wifuza kuzabaho ubuzima bumeze gute? Ibyo twakwita mu cyongereza future yawe ushaka ko izaba imeze gute? Urugero, ntago wagera ku ntego zawe utazi ngo umuryango ushaka kuzagira uzaba umeze gute, niba uri umusore cyangwa uri inkumi. Byanze bikunze iki gihe nicyo gihe ubanza gutekereza ko nshaka kuzagira umuryango umeze gute, kuko umuryango uzagira ushobora no kuditamininga akazi uzakora. Niba uzaba umupadiri, it is different, biratandukanye n'umuntu uzashinga umuryango. Niba uzaba umumasera, biratandukanye n'umukobwa uzashinga umuryango. Ibintu azakora biratandukanye. Ureba rero ahashize hawe ni hehe, ahazaza hawe ni hehe, noneho ugatangira kureba uyu munsi ukwiye kuba wita kuki, ukareba ubumenyi. Ufite ubuhe bumenyi ubu ngubu? Iyo ufite intego rero utangira noneho gushaka, ese ubumenyi mfite buranyemerera kugera ku ntego yanjye, buranyemerera kujya kuri ya ntumbero yanjye? Kubera iki? Abantu benshi hari igihe ushobora kuba ufite inzozi nziza, nabyo birashoboka, ariko wareba ubumenyi ufite nta hantu bukura, ukabona utazabona ubumenyi bukugeza kuri ya ntego yawe. Urugero, ku myaka 40, 30, niba utarize, ntabwo uri gutekereza kuzicara mu biro, kuko ntabwo imyaka yaragusize, ntabwo uzasubira mu ishuri. Icyo gihe rero utangira gutekereza muri opportunity cyangwa mu bumenyi wifitemo. Wacuruza iki? Wakora iki? Wakora uhe mushinga? Hari imishinga utakora utarize kubera ko ntabwo iri guhura n'ubumenyi bwawe. Abantu benshi rero hari n'igihe batamenya ubumenyi bafite ko bugomba byanze bikunze kubasunikira mu kintu runaka. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubumenyi ufite hari akazi ubwo ushamadukira, hari nakureka kubera ko urabizi neza ko ubumenyi bwawe ntabwo bukwemerera gukora kariya kazi. Hari n'abantu njya nkunda kubwira rero, iyo ari gushaka akazi nkabwira, se ushaka kujya mu kazi kugira ngo ube umuyede w'abandi, cyangwa ushaka kujya mu kazi kugira ngo nawe uzakure? Niba ugiye mu kazi utarize, byanze bikunze uko wakora neza kose hari urwego utazarengaho. Ukwiye rero kuba utekereza, se nkwiye gukora aka kazi koko cyangwa nkwiye kubanza gushaka ubumenyi? Iyo ufite intumbero nziza rero, iyo ufite intumbero nziza, ufite amateka yawe yubakiyeho, kuko buriya amateka agena ibyo tuzaba byo. Niba waravukiye mu bukene, hari uburyo uteganya umuryango wawe kuzamera, hariyo ya future. Amateka duhereza ahazaza, kuko buri gihe umuntu wese ahora ashaka guhindura. Mve muri point A njye muri point B. Ahangaha ni mu buzima bwiza. Mve muri version mbi njye muri version nziza. Amateka y'igisekuru cyacu, hari igihe utekereza ukavuga, okay, bitewe n'uko igisekuru cyanjye cyabayeho gutyo, ngiye gutangira igisekuru gishyashya. Iyo ni future. Noneho ukongera ukareba iki? Ubumenyi. Ese ufite ubuhe bumenyi buri bugufashe kugera kuri za ntego zawe? Iki ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Aha twarebaga ku ntumbero, noneho reka twirebere ku kintu cya kabiri. Icya kabiri dukwiye kuba turebaho ni iki? Guhozaho. Guhozaho nicyo bita persistence. Abantu benshi rero bananirwa kugera ku ntego zabo cyangwa ku nzozi zabo kubera ko bacika intege. Gucika intege ahangaha ntabwo ndi ukuvuga ngo kuvuga ngo uhozeho, ntabwo ndi ukuvuga ngo ukore ugerageze paka. Ariko nanone hari ikintu ukwiye kumenya.
buriya wowe wakoze ikintu bwa mbere ubona icyo twita experience. Icyo twita experience ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere ukoze ikintu runaka ntabwo ugikora neza. Turabizi ko kwiga neza ni uguhozaho. Ndabyibuka neza ndi muri segonderi ntangiye kwiga icyongereza, naricaraga nkafata igitabo nkagisoma ntari no kucyumva neza. Ikibazo cyabaga ari ikihe? Ni ukubera ko ntabwo nabaga ndagira vocabulary zihagije, ahubwo nabaga ndimo kugerageza gusoma n'ibintu numva basi menye no kubisoma, menye nuko byandikwa. Ubutaha ngatangira kumva gasobanuro gake cyane. Abantu twiganye i Rwamagana bo barabizi kandi ndabasuhuje cyane. Icyo gihe rero ngeze kuri urwo rwego rwa experience naho natangiye gusoma. Ahangaha experience maze kuza natangiye kuba umunyeshuri mwiza, kubera guhozaho cyane. Ndabyibuka nanone kubera ko nge nari mukuru kandi mfite ibintu byinshi byo kwiga, byansabaga kubyuka amajoro saa munani saa mu gitondo, hari mu gicuku. Hari igihe byasabaga ko mbyuka, ariko nanone hari igihe kubyuka byangoraga, byabaga ari ibintu bigoye cyane. Wibaze nawe kuryama nka saa 5 ukabyuka saa 8, bitewe n'iki? Nabaga mfite ibintu byinshi byo kwiga kandi nzi icyo nshaka. Ahangaha rero hari igihe wabyuka izi saha ukumva biranze, ariko iyo ukomeje ugahatiriza nejo bundi ugeraho bigakunda. Hari ikindi kintu nanone njya mbwira abantu rero, buriya ikintu bita support cyangwa ubufasha ubona mu bintu runaka, ububona bitewe nuko uhozaho. Ni ukuvuga ngo ushobora guca ku muntu mukaganira uyu munsi akubwira ati rero muri business nshaka gukora gutya na gutya ariko ndabura iki n'iki. Ukagenda ntumubwira ati wenda nzagufasha, cyangwa ntumubwira ati hari ikintu nakumara cyangwa hari connection nagufasha kubona yatuma ya business yawe uyikora neza, cyangwa iyo nzozi zawe runaka ubigeraho. Akagenda wa muntu akigendera ntagire ikintu akubwira, ariko yabitekerejeho. Yahura n'umuntu ushaka wenda kuinvestinga muri ya business cyangwa kugufasha kuri cya gitekerezo cyawe, akabimubwira, wa muntu akagaruka kazaza kukureba. Iyo uri umuntu rero udahozaho, ucika intege vuba, asanga wabivuyemo, agasanga wagiye mu bindi. Uyu munsi rero uba umutengushye. Support abantu badahozaho ntago bajya bayibona. Kubera iki? Buri gihe ujya gutekereza kumufasha ugasanga yabivuyemo. Urugero, umuntu ashobora kukubwira ngo nshaka kwiga gutwara imodoka, kavuga ati rero ntago sinzi uko byagenda, ariko ndumva ari ikintu cyiza, ukigendera. Ejo ugahura wenda n'inshuti yawe yigisha gutwara imodoka, akabwira ati ariko hari akana nzi gashaka kwiga gutwara imodoka. Akabwira ati umuntu w'umuvandimwe uzakazane nkagufashirize. Wajya kureba wa muntu ugasanga ibyo gutwara imodoka yabivuyemo, yagiye wenda kwiga kubaza. Icyo gihe rero wa muntu wari ukuzaniye ubufasha ntaga kubona, asanga wabivuyemo. Hari abantu rero bakunda kubivamo kare, batsindwa vuba. Abantu batsindwa vuba, ibintu ntago ari byo. Ubundi ikintu cyose iyo ugitangiye kiba gikomeye. Uko ugenda ugikora ukagenda ukimenyera, kigenda kirushaho koroha. Iki gihe rero nibwo n'abantu batangira kukumenya mu bintu byawe. Bya bintu rero iyo ubikoze bikoroheye, abantu batangira no kubona ko uri umukozi mwiza, ama network, ama connections agatangira kwizana. Ariko abenshi muri twe ikosa dukora ni rimwe, tujya mu bintu tutaramenya niba bizanakora, tukaba tubivuyemo, tukaba tugiye mu bindi. Hari abantu bakunda guhuzagurika.
uyu munsi yatangiye business runaka, yayivuyemo mu gihe abakiriya wenda bari batangiye kukumenya. Hari igihe uba utangiye kubona abakiriya, utangiye gukora business, wenda uyu munsi aciye habonye uracuruje. Njye nabaha nk'urugero, hano muri karitsiye hari ahantu njya nyura nkasanga umuntu acuruza imineke myiza pe, ariko ukabona nta bakiriya afite. Mu gihe dutangiye kumumenyera ugasanga arimutse, aragiye, cyangwa bivuyemo imineke ayivuye hazanye imyembe. Mu gihe wari wizeye ngo mbonye ahantu nzangura imineke, ukabura urahabuze, gutyo gutyo. Na buri gihe niyo nahaca nkasanga hari ikintu cyiza kindi yazanye, ntabwo nshaka kukimenyereza. Kubera iki? Ntabwo nshaka kukimenyera, kandi ejo nkasanga atakigifite. Abenshi rero mu nzozi zacu turahuzagurika. Mu gihe igihe amahirwe atangiye kuza, tukaba tubivuyemo, tukaba tugiye mu bindi, tukaba dufashe ibindi, tukaba dufashe ibindi. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Niba nawe hari inzozi ufite, menya ko ugomba guhozaho paka inyenyeri yawe yatse, niko abantu bajya babivuga. Nese niba ubaye umumotari n'urugero, umwaka wa mbere ushobora kuba utaramenyera imihanda, ushobora kuba utaramenyera ibiciro, rimwe na rimwe bakanaguhenda kubera kutahazi. Ariko se niba ugiye mu mezi 3 ya mbere ukavuga ati ndabona ibi bintu binaniye, reka nisubirire muri bya bindi nakoraga kandi nabyo atari byo byiza, aho ngaho wabivuyemo. Hari abantu bajya batangira akazi ukabona karamunaniye nta n'umwaka, imyaka 2 aramara, ariko kubera iki? Aracyakiga, karamunaniza yego, ariko ntamenye ko nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 azaba amaze kubona experience nziza byatuma gakora neza kurushaho. Rero mu nzozi zawe, mu nzira yo kugera ku ntsinzi yawe, uzakenera guhozaho. Nubwo ari ikintu kigora abantu, uzi kujya ariko muri business ukamara umwaka utarunguka, ukaba ubivuyemo kandi wari ugiye gutangira kunguka mu myaka 2, 3, 4, 5. Icyo rero ni ikibazo. Niba ufite ikibazo cy'uko guhozaho bikugora, ukwiye kubyiga cyane, ukwiye kubikora, ukabikora n'imbaraga zawe zose. So katwigire ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu ni iki? Ni ukwihangana, kuba resilient. Ni ukuvuga kugira ngo ugere ku nzozi zawe, byanze bikunze uzaca mu bisitaza byinshi bitandukanye. Harimo abantu kuguca intege, abantu baguca intege. Icyo ni icya mbere, ikintu kigusaba kwihangana. Abantu bazaguca intege nubo uri gushaka kugera ku kintu runaka. Aha rero hari n'igihe abantu baguca intege atari uko bakwanze, atari nuko badashaka gutera imbere, ahubwo bazi ko bo bari kukurinda. Naguha nk'urugero, ushobora kubwira umubyeyi wawe ngo waretse akazi, akavuga ati mwana wanjye rwose mbabarira, ibintu ugiyemo birakwishe, urarangiye, ntabwo nzi ukuntu ubuzima uzabutwara. Ariko bitewe nuko washaka kukurinda, akugiriye impuhwe, arumva ari mu vumbi wakoze. Ahangaha rero hari igihe umuntu aguca intege atakwanga, ahubwo agukunda cyane, ashaka kukurinda ngo utazahura n'ibibazo. Abantu rero batazi gufata risk cyane, ahita yumvira wa mubyeyi. Ashobora kuba rwose ari umuntu w'ingenzi. Ntago abantu baguca intege ari uko ari abantu babi, nta nubwo ari uko ari abantu batagukunda, ahubwo bashobora kuba ari abantu bagukunda, ahubwo batazi ibyo bintu ugiyemo, nabo batarigera babona experience nk'iyo ngiyo. Ni ukuvuga ngo niba waravukiye mu muryango nta muntu n'umwe washinze business, akaba ari wowe ugiye kubitangira bwa mbere, nta rugero ufite. Abantu bose bagukikije rero bashobora kuguca intege, atari uko bakwanze, atari uko banze iterambere ryawe, ahubwo ari uko bafite ubwoba ko ushobora kubigiriramo ibibazo. Ikindi nanone ariko ahangaha kwihangana, ahangaha ushobora gusa nk'utsinzwe bwa mbere, bishingiye kuri cya kintu twavuze nanone hejuru cyo kuba ukwiye guhozaho.
hari igihe ukora ikintu bwa mbere kikanga, ahubwo wigiyemo iki? Kwihangana bijyanye no kwigira mu byo dukora. Kwigira mu byo dukora. Hari igihe ukora ikintu runaka kubera ko ari ubwa mbere ugikoze, nta n'umuntu uzi wenda wagikoze ngo akugire inama, kigapfa. Ntabwo uba ukwiye guhita ubireka, ahubwo ukwiye guhita ureba se niki kitagenze neza. Niki kitagenze neza ahangaha. Iyo ubonye hari ikitagenze neza, urongera ugatangira, ahubwo ejo ukagikosora. Ahangaha ahantu h'ingenzi. Ndabyibuka ngiye kwiga mu wa mbere segonderi, naje mu myanya ya nyuma pe. Ndavuga se ndabivamo biragenda gute? Ariko kubw'amahirwe nari nimutse. Ariko nibereye muri 60, 50 muri buri somo. Ayo ntago yari amanota nshimishije ngewe, bitewe n'umuhate nashyiragamo umuhate mwinshi ku buryo nta mpamvu ntagombaga kuba uwa mbere. Ariko nkasanga nanone ndi kubakira ku mateka adahari. Ni ukuvuga ngo ntago nari narize neza mbere ku buryo imbaraga zose nashyiragamo zabyaraga umusaruro, ahubwo nari meze nk'umuntu uri gutangira. Ahangaha rero ikintu nize ni iki? Navuze ko harabura iki ngo nzamuke, harabura iki ngo ngere hejuru. Nsanga ikintu nigiyemo ni iki? Nari ndi ku rwego rwiza ku giti cyanjye, ariko ntari ku rwego rwiza ku bandi. Naho rero urwego rwiza nge ngezeho, reka nkomerezeho, byanze bikunze bizaza. Ahangaha nanone bikurinda ikintu cyo bitwa kwigereranya. Hano wirinda kwigereranya. Kwigereranya n'abandi. No kuvuga ngo akenshi iyo turi gukora ibintu dufite inzozi runaka dushaka kugeraho, hari igihe tuba dufite ba rumodo, dufite abantu tugenderaho nabo babigezeho, bakunda ibyo bintu, babikoze neza kuturusha. Iyo utihangana rero hari igihe ugira ngo we ntibizagerwaho. Bya bintu ukabivuyemo ukavuga ati bifite ba nyirabyo, bariya nibo babishoboye, ngiye reka mbyihorere. Ahangaha rero ugira ikibazo cyo kwigereranya n'abandi. Ntabwo nshaka ko wigereranya n'abandi kandi mudahuje amateka, mudahuje icyo twita opportunities. Ushaka kujya muri business watangije miliyoni yawe imwe, ukunguka nk'umuntu watangije miliyoni 10. Urajya muri business nta muntu n'umwe ukuzi, n'ubwa mbere ugatangira ugashaka kuyikora neza nk'umuntu uvuka mu muryango w'abanyabusiness. Ubu ngubu uvuka mu muryango w'abantu bafite business runaka nyinshi, byo ni ibintu byabo basanzwe babizi, basanzwe babikora. Ubu ngubu rero nta hantu mwahurira. Ubu ngubu byanze bikunze buri gihe azajya ahora gucaho. Ariko nyuma y'imyaka runaka ushobora kuzagera kuri urwo rwego, ushobora no kutarugeraho, ahubwo igisekuru cyawe kizagukomokaho, nawe kikazakishimira kuba gituruka mu muryango nk'uwo nguwo watangiye. Hari ukuntu njya mbona nk'umwarimu afite abana nabo bakiga ubwarimu, nabo bakaziga ubwarimu, ugasanga mu muryango nta bajeni gusa. Kubera iki? Umuntu umwe yarabitangiye abikongeza abandi. Rero wikwigereranya n'umuntu umeze gutyo, ufite igisekuru cyakoze ibintu we yavutse abyiga ku myaka 2, 3, 4, 5, ni ibintu yonse mu maraso. None we witangiye ku myaka 30, 40, 25, urashaka guhita umera nk'umuntu watangiye kwiga gucuruza, ababyeyi be bafite iduka ku myaka 5. Ntago mwahura. Ariko nyuma y'igihe nawe iyo experience uzayigeraho ni wihangana. So reka twigendere ku kindi cya kangahe cyo kwiga buri munsi. Kwiga buri munsi. Iki kintu cyo kwiga buri munsi ni nko kwiyadabuta.
hari igihe njya mbibona abantu benshi bakunda guhura n'iki kibazo cyane. Kubera iki? Abantu kwiga, iyo turangije kwiga hari igihe twumva ko kwiga birangiye, ahubwo abahanga bavuga neza ko kwiga neza ni ukwiga nyuma yo kwiga. Ni ukuvuga igihe urangije kaminuza ugiye mu kazi. Kandi njye ndabizi neza impamvu ibi ngibi ari byo by'ingenzi cyane. Buriya njye ntabwo njya nkunda umukozi mwiza kubera ko yize ibintu bikomeye, yize ibintu bihambaye, afite ibishuri byinshi cyane. Ahubwo njye nkunda umukozi mwiza yari umukozi ushobora kwiga. Kuko ni ukuvuga ngo business nkora, akazi ntanga ntago nigeze kaba muri curriculum ku ishuri, ntago bakiga. Kwiga tubonye ko ari ryari nyuma yo kwiga. Hano kwigira mu kazi. Kandi ahangaha ntago kwigira mu kazi ari ukuvuga ngo abari akazi karunaka. Ushobora nawe kwiha akazi noneho ukigira aho ngaho. Kubera iki? Nta shuri na rimwe ryigisha nk'uko business runaka ikora. Ishuri ryigisha ibintu bya rusange. Noneho ugeze mu kazi utangira kwiga ibyo muri ako kazi. Noneho mu ishuri baguhereza icyo bita foundation. Fondation. Mu ishuri baguha fondation y'ubumenyi. Ariko ugeze mu kazi bakwigisha noneho uko akazi gakorwa. Ibyo ni byo bintu by'ingenzi ukwiye kumenya. Ku ishuri baguha iki? Foundation y'amasomo. Wagera mu kazi ukiga uko akazi ugiyemo gakorwa. Kuba waramanaginze business imwe runaka, iyo ugeze mu yindi business, nta business zikora kimwe. Urongera ukiga uko iyo business ikora. Umuntu rero ushobora guhora yiga buri munsi. Uyu nguyu niwe muntu w'umukozi mwiza. Iki ngiki twacyumvikanyeho. Umuntu ushobora guhora yiga buri munsi niwe w'umukozi mwiza. Uyu muntu agira icyo bita adaptability. Kwiyadapta. Iyo bagugejeje mu kazi runaka, hari abantu umuntu agera mu kazi agashaka kubikora nk'uko yabikoraga ahandi. Izo nzozi zawe nyamuneka ntizishoboka. Nta buryo na bumwe ushobora kugera ku nzozi zawe udashobora gutandukanya environment. Uko wakoraga hariya ugeze aha ukora ukundi. Uko muri business byagendaga ugeze hariya ubikora ukundi. Ukwiye guhora uri tayari, uri ready kwiyadapt. Ese changes iyo zibayeho, how do you do? Covid yarabaye, hari abantu benshi basubiye inyuma, hari n'abantu benshi bateye imbere. Kubera iki? Covid ije yahinduye ibintu. Umuntu uhuraga n'abakiriya be buri munsi bisaba ko bahurira kuri WhatsApp. Icyo utazi kuyikoresha neza bigenda gute? Iyo utazi kwiga buri munsi bigenda gute? Birakunanira. Ariko hari umuntu wavuze ati ibyo guhura buri munsi bivuyeho, reka mpite nk'ireyetinga website abakiriya banjye nge mbereka ibicuruzwa byanjye. Mu gihe babisangaga kuri display mu iduka, hahandi ubimanika bakabibona, noneho urabishyira ku rubuga rwawe, ni kuri WhatsApp status, ni ku ma profile yawe, cyangwa ni ku ma Facebook, ama Instagram, cyangwa urakereyetinga website bijyeho. Hari abantu bahise bamenya ko ubwo ni ubuzima bushyashya tugiyemo twagiye. Hari n'abantu bahise bavuga ati yala Covid nkuye ku mugati birarangiye, bahita barekeraho. Ibyo ngibyo rero ugomba kumenya. Hari ama business menshi rwose yavutse kubera Covid. Ntabwo rero abo bantu babikeneyemo, ahubwo babyungukiyemo. Nawe rero ukwiye guhora wiyadapta. Ukwiye kwiga buri munsi ukamenya uburyo ugomba kugera mu bintu. So iki kintu rero ndizera ko ni ingenzi kwiyadapta. Niba habayeho impinduka, wowe urabigenza ute kugira ngo za mpinduka zitagukubita hasi cyane? Kuko iki ngiki nicyo kintu cy'ingenzi uba ukwiye kuba uriho. So reka rero noneho twigire ku kintu cya nyuma kizatuma ugera ku nzozi zawe.
hano ni ikintu cy'ingenzi. Ahangaha ngiye kurwana n'abantu benshi, abantu benshi bakunda inshuti zabo kurusha uko bikunda, kandi ibi bintu ntabwo ari byo. Niba hari n'umuntu wakubeshya ngo ujye ukunda inshuti zawe kurusha uko wikunda, arakubeshya. Hari n'abantu rero babikora batabizi. Umuntu agakunda inshuti ze kurusha uko yikunda ariko we atabizi. Ndaje mbaha ingero. Ni ukuvuga ngo niba ufite inzozi runaka ushaka kugeraho, hakaba hari gurupe y'inshuti zawe zifite ibintu zishaka kugeraho runaka, ariko bitari bya bindi, ukumva utazareka inshuti zawe kugira ngo ujye ku nzozi zawe. Ahangaha rwose ntago wikunda, ahubwo ukunda inshuti zawe kurusha uko wikunda. Kandi na Bibiliya bivuga neza, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntago wagira urugero rwo gukunda mugenzi wawe udafite urugero rwiza rwo kwikunda. Ni ukuvuga ibintu byiza utiha ntago ukwiye kubiha abandi. Niba ubikora gutyo uri mu gihombo, ibintu si byo. Banza umenye ngo wowe wiyitaho gute, wita ku bintu byawe gute. Sorry guys. Tugombere tumenye uko dutwara inshuti zacu, tumenye ibyo zikunda dukunda, nitubona hari ibyo zikora tudakunda tubyange. Ahangaha havamo na peer pressure. Kugendera mu kigare. Ushobora kuvuga ngo kuri umuntu mukuru se ngo ugendera mu kigare gute? Ariko se niba uzi ko akazi kawe kataranoga neza, nyuma y'akazi aho kugira ngo ufate computer ukore research, ushaka imyitozo runaka wige gukora akazi kawe neza, nyuma saa 11 zagera ukaba uri gutekereza kujya kureba match ya Arsenal kubera ko hari inshuti zawe z'abafana ba Arsenal, ntabwo ushaka kubareka. Abafana ba Man U, sinzi n'andi makipe agezweho ubu ngubu, ntabwo ushaka kubareka, murakomeza mujyane. Peer pressure. Wowe wari ufite ibyo kwiga, bo ntabyo bafite, murajyanye. Ahangaha uba watakaye. Ikindi ahangaha hari igihe za nshuti zawe nanone zikujyana mu mafuti. Inshuti zawe zikakujyana mu mayoga, kandi we n'intego yawe ni ukuba umupapa mwiza, umubyeyi mwiza. Aho kugira ngo utahe ugaca hehe? Bukabari. Mukajya gukora bya bintu bita ko babyita gufata kamwe. Ngo mugene umubanze ngo mufate kamwe. Inshuti zawe zikujyana mu kunywa. Ntabwo kunywa ari bibi, bitewe kunywa kuri nge ni bibi bitewe n'ibyo uri kunywa. Ntabwo mvuze ngo kugenda mugafata agakawa mukaganira mukagira imishinga mutunganya, ntabwo ibyo ngibyo ari bibi. Ariko nanone niba ufite ibyo wakabaye ukora, niba ufite business itari kugenda neza, ntabwo wakabaye ubanza kujya mu kabari mukuruta kujya gushaka ubumenyi. Icyo ntabwo ari cyo. Sorry guys. Nanone ikindi kintu ukwiye kwitaho mu bijyanye n'inshuti zawe ni ukureba ese ni hehe ukura inama. Mu nshuti zawe ukuramo icyo bita advice. Baravuga neza ngo nyereka abantu mugendana nkubwire uwuriwe. Ukuvuga inama ushyira mu mutwe. Baravuga ngo what you put in is what you get out. Ariko nanone what you put in grows also. Ni ukuvuga ibyo wumva byanze bikunze birakura bigukuriramo. Niba inshuti zawe zihora mu makimbirane, nta nama ukurayo. Niba ukurayo inama mbi, byanze bikunze izo nshuti zawe ntago zizatuma ugera ku nzozi zawe. Hari igihe za nshuti unanirwa kurekura, ziba zifite ibintu zikora bibi ukabigenderamo, kandi hari igihe ziba nta n'ibyo zifite, ariko bisaba ngo byanze bikunze hari ibintu ugomba kureka
kugira ngo wigomwe umwanya. Hari n'inshuti ugomba kureka bitewe atari uko ari mbi, atari uko zikora ibintu bibi, ariko bitewe n'ahantu ushaka kugera, bikaba bisaba ko uzihorera. Hari ibintu bitwa validation, icyo bita validation, guhora ushaka approval, ngo ikintu ndagikora ari uko inshuti zanjye zacyemeye, nizicyanga sinkikora, nizicyanga ubwo ndabivamo, gutyo ugahora uri aho ngaho kubera ko ngo batabikunze, ubwo ni bibi. Oya, ntabwo ari bibi kubera ko batabikunze, ahubwo bashobora kubikunda, bashobora kubijyamo, ariko hari igihe usanga bo imbaraga bafite atari zo ufite. Niba nari bashaka kubyuka saa 9, ntabwo nagombaga inshuti zanjye zabyukaga saa 1, saa 12, ntabwo twari turi ku rwego rumwe rw'ibyo dushaka. Ntabwo rero nari kuzitaho kuruta kwita ku nzozi zanjye. So rimwe na rimwe rero ugomba kuba uri na willing kuba wareka inshuti zawe kugira ngo usigasire inzozi zawe. So guys, reka nizere ko ibintu byari neza cyane. I thank you so much. I love you so much. I wish you blessings. Mbifurije imigisha, umunsi mwiza, kandi twongere duhurire hano, mukora subscribe, share, like, comment, muduhereze ibitekerezo kugira ngo natwe tugire imbaraga zo gukomeza gukora. Reka nyarukire mu gasiporo, ubwo turi kumwe.